kumbwira wawe murangana oya haraho biri bitari hamwe birahari waze story zawe ziuzuye wawe washikumbariza uko urugo rwanjye rwatse kuri kamera oya wanyu munakundana inde nande wowe n'umugore wawe tukundana nkuko uzi Imana n'abamarayika bakunda ntuze abandi uweze ko badakundana abandi rero biravuga ngo abantu bazagambanirana bangana kandi buri munsi hahita amakuru bitangazamakuru by'umugore wishe umugabo wishe umugore ibyo iro ni diamond rero none abantu bubura imitwe barebe ibyo ni mubona bibaye ako ni hejuru uri kubyumva neza none wowe uti bibiri mvuga gutya kandi tumaze kumenya ko bibiriya biba yanditswe n'abazungu bashaka kuvuga bayanditse abanyafurika uravuga bayanditse uravuga ibyo banditse abayanditse nge ndi gusoma ibyanditswe rero ntabwo navuze bayanditse bakunze bashomo TV 195 twashuje mu izina rya Yesu Kristo twifurije amahoro y'Imana isumba byose njye muri kumva kuri mikoro Theodiste Ntirenganya n'amazina yanjye ndabakunda kandi nzi ko namwe munkunda abari iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mujyi wa Kigali twifurije kugariza mu mwami hari amakuru waba ufite cyangwa se hari ibitekerezo waba ufite duhamagaye cyangwa twandikire kuri iyo nomero iri kuri screen yawe bizatugeraho kandi ntabwo ari kurishamo honyine gusa ahubwo ni ne kuri Ziraziritse TV ayo n'amacano akorana kandi ibiganiro bihanyura byose twashuje rero kandi ntago ari mu Rwanda honyine twambuka n'ipaka tukagera mu nkengero cyangwa se hirya no hino mu kwisi yose reka tuvuge ngo mwese ndabizi ko mudukurikira ariko kandi 95% n'aba diaspora baba hanze muri ibyo bihugu tubashuje rero reka mukomeze kugubwa neza mu izina rya Yesu imbere ya kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana ukunda kwambara kaberwa ahora akeye ariko wavugawe rwose ufite icyo muvugaho yatubwira ariko nimba hari ikintu yanduye no kwambara neza ni umusirimu ryahamye uraho neza uraho ntirenganya muvandimwe sawa kabisa hanyuma wantatse wankabirije kandi wowe wadukurikira ahora ari smart ibihe byose ni smart manza hari atuye ni mu kirere atajya n'agakweto n'agakweto kikaba kaka mbese urantatse gusa ntubuze kimwe ariko ntacyo ubwo ntatse neza birakampama umeze neza rero ndashima wowe n'umuryango wawe murakomeye murashima Imana aho igejeje ikora mbayishima ese uziko ariko we ase bivuga ntarabikubwiye ufite na morale nyinshi ubu n'umunezero nanize kuje kumwe ngo nta mugore ufite wari kumoma ubusaza iki uziko kuwa gatandatu humva ho uziko kuwa gatandatu umusibejo hari umukobwa wanjye bafatiye irembo wawe wanje nibyariye hanze he hanze ni hanze ni he nyine meza bahe aba mu rugo ari wawe naho ahubwo se ko ari umwana wa gatatu atagira ngo ni n'ifura we umukobwa wanjye wa gatatu witwa Kwizera Simaragido Humura ntago nabyemera kuko bamufatiye irembo kuwa gatandatu twarariye turamutamagaye urambwira uzaza oya utonde wowe uretse kwipfuya uzaza mu bukwe bwa nyabwo kamera ubimiritikiriye maze kumenya ko utaje inshuti yanjye ufata irembo ntago ari ikintu gikanganye mwana bye ariko wagomba kumumagara ufatire ugomba kumagura inshuti yawe wambesha inshuti yanjye sifatanye bamweye bituvana ajya kuyikugurira maze amahati batumwonyine bamweye gatoya ndakugurira inini ari ikintu ushaka ariko gusa umunezero ufite watuma nkupa kamera ugataha bavandimwe ntirenganya agiye kunkuramo ibyishimo uguze yemenya ko mfite morale ko umukobwa nyuma mufatiye irembo Imana ikabikora ibindi bizaza bizagenda neza umva kumeze neza ndi Kwizera Valence niyo mazina yanjye Bahimba Ziraziritse na Chamika Ziraziritse TV ndabatahije rero Afrika amajyepfo amajyaruguru uburasirazuba bwa Afrika uburengerazuba bwa Afrika yo hagati Aziya Nyagasani muri kumwe uburayi bwose n'Uburusiya na Ukraine ndabatahije Amerika USA Australia dufite abavandimwe bose inshutaho hose mane namwe turabakunda turabaganira neza mukishima mukabyo nkuko mwitubwira mukomere dukoze tubane muri ibi bihe byiza abakunzi bacu nahe makuru bazaniye mashyashya
amakuru mbazaniye ni amakuru avuga ngo mwebwe nimubona bibaye. ibiki se biba? Itonde ariko Luka 21, umurongo wa 31, nuko namwe nimubona ibyo bibaye muzamenye ko ubwami bw'Imana buri hafi. ibiki biba? 28 w'icyo gice bavuga ngo nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame. Umvise ntirenganya kandi ntirenganya ntago kandi ntirenganya niba baramu bazasita muzararame mwubura imitwe byo mu mutwe ntirenganya byo buri mutwe kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohoka. ko numva ziye kuba nk'abandi nguje bahejiriya ngo naho tuzajya cyende gusoma Bibiliya. Muzararame ariko uko biri takigezwe muri iki gihe mwubura imitwe kandi mw'abantu musengere ntirenganya. ese baragira abantu ukora hejuru abantu mukunda ntirenganya umusengere kuko ari kwerekeye ubushize yaravuze ngo agiye kwandika Bibiliya ye kubira ngo ntiyuzuye ngo hari itariko kwari urimo urashuka abantu ngo bajye bararama ngo barebe yewe ndi gusomera abantu bira ngo nimubona ibyo bibaye bareba indege se bareba icuse bareba nimubona ibyo bibaye ibiki ariko mukabona ubwami buri gutera ubundi bwami. sobanura ndikubwira nyine ibiki kambivuga nimubona ubwami buri gutera ubundi bwami, ishyanga ari gutera irindi shyanga, abantu bagambanirana bakangana, ababyeyi badakunda abana babo, abana badakunda ababyeyi, abashakanye bicana, intambara, ibishyitsi mu matoro bivurungutana, bashyiraho abantu mu gitondo babakuraho babaha inzandiko zo guhabwa konje ntayo basabye. Wabyumvise? Babaha inzandiko zo gusesa amasezerano ngo by'agateganyo. Urumva abantu basigagira amasezerano. Ariko reka tuvuga kimwe, nimba ni mu matorero ni mu itorero rimwe biri kuvurungutana, ni ku isi hose hari ibyo byavuzwe biri kuva. Burya abari guhabwa inzandiko bagasezererwa bakagira gute mu matorero, ni mu itorero, ni mu idini kwa ibishitsi n'intambara biri, ibishitsi n'intambara n'ibihuwa by'intambara byo biri hehe? Ariko byo n'ibisanzwe kwangana k'abashakanye n'ababyaranye n'urwangano rukagwira. Wawe murangana se? Oya, haraho biri bitari hamwe birahandi. Waze story zawe ziuzuye wawe. Washikumbariza uko urugo rwanjye rwatse kuri kamera. Oya. Wanyu munakundana? Inde nande? Wowe n'umugore wawe. Tukundana nk'uko uzi Imana n'abamarayika bakundana. Ntuzi abandi uwezete ko badakundana? Abandi rero biravuga ngo abantu bazagambanirana bangana, kandi buri munsi hahita amakuru bitangazamakuru by'umugore wishe umugabo, umugabo wishe umugore. Ujyo iro ni daimon rero. None abantu bubura imitwe barebe hejuru. Nibona bibaye. Ariko ni hejuru. Murebe hejuru. Wasomye hejuru, wasomye mu ijuru. Bese ndasomye Luka ibice 20. Wasomye ko nazareba hejuru cyangwa zareba mu ijuru. Ariko nirenganya ko ari ngibi birahari. Ari ngibi nuko mwubure imitwe yanyu. Yego. Ariko muzararame mwubure imitwe yanyu. Ngaho rarama umutwe turebe. Barebe si we aho kureba nta hari. Bavuga ngo muzararame gusa mwubure imitwe yanyu. Ubwo se umva ari ukuyubika. Ibi ngibi byari kuvuga ngo ibitekerezo byose bizerekeye ku Mana. Muzitegure Kristo mukore nkoza kwaza kw'amatsiko. Imana iba mu ijuru, Imana iba mu isi, Imana iba kuzimu, Imana iba he? Ivuga ko ni Imana ibera hose icyarimwe. Tutarebye hejuru, tutubura imitwe ntago twayibona. Turi gusoma uko byanditswe. Kandi uretse ko bakoresheje inyandiko, kwari kuvuga ngo ubwenge bwanyu buzahanga ku Mana, muzatekereza ibindi muzamenye ko hari iki. Dore biravugwa ko Bibiliya yanditswe n'abazungu. Urumva nta kibazo ngo bakavuga ko ngo noneho bamara kuyandika bakavuga yuko ngo Adamu na Eva ngo bavukiye ngiyo mu mahanga, kandi Adamu na Eva bavukiye mu Abanyarwanda, bavukiye mu Rwanda. Bavuga ko n'ururimi rwabaga ku isi yose uri kubyumva neza. None wowe uti Bibiliya ivuga gute? Kandi tumaze kumenya ko Bibiliya iyo yanditswe n'abazungu bashaka kudukoreza Abanyafurika. Uravuga bayanditse, uravuga ibyo banditse. Abayanditse nge ndi gusoma ibyanditswe rero ntabwo navuze abayanditse. Wowe uko mata kubayanditse uzabashaka. Nge nasomye ibyanditswe. Hariho ibitabo cyanditswe n'abitwaga ba Sokarate, bitwaga n'abandi bagiye bandika ibitabo biraho ngo bihari byinshi n'Abanyarwanda baranditse ibitabo. Icyo tureba ni icyanditswe. Nge ntabwo navuze abanditse Bibiliya yakwandikwa n'abirabura
ajya si wowe ushize watubwiye ngo Dawidi ngo yari umusore ngo w'uburanga mwiza w'inzobe. Ntabwo ari njye nabivuze, nakubwiye ko nabisomye aho biri, rero byavuzwe n'uwabyanditse. Aho twibazaga jye nawe ni naho byari bivuye n'ubundi, ariko ntabwo twatanze icyitwa definition. Twaravuze ngo ibyo ni impaka abantu bajyaho gusa, nandi padiri bakubwira ati ibyo ni iyobera bikarekeraho, natwe nta gisubizo twabonye. Twakurikirwa bavuze ngo Adamu umunyenduga, haraho nabonye ko yari muri Sudani, haraho nabonye ko na Yesu yari umwirabura. Tubikuruho turibaza ngo ariko ubundi kuki Bibiliya yavuze ngo Dawidi yari w'inzobe? Nasomye ijambo rirambwira ngo Mariya ngo ahungira mu gihugu, ngo ahungira ngo mu Rukiga, mu mahanga wa Rukiga. Ni Urukiga rwo muri Isirayeli, niho bari batuye i Betelehemu. Nase i Betelehemu hari Urukiga ruri ajya gusura mu byaro utuye mu gihugu cy'Urukiga. Hari imisozi muri Seresi urayizi? Imisozi yo muri ariko uruhaka ibyo utazi kubera niyo mu Rwanda. Yasoni ntari yose, niyo mu Rwanda. Yasoni sari yashinze siki ya wewe. Yasoni ashinze geography ya Isirayeli, hari yarigirwa akora amateka, ari naho ataragira igihe maze yo muri Isirayeli. Ikazatubaze nimba hari ahantu hitwa mu Rukiga. Wowe reka nkubaze kuri mbyo urahazi? Ndimo asanga Mariya yaravukaga umva nkubaze igihumbi wacu se yarunyabira mu Rukiga. umva nirenganya kuri mbyo urahazi? Ndahazi kuri mbyo nyine. Kuri rwa urahazi? Azatubariza nsubiza wowe kuri rwa uri umunyarwanda, reba imyaka ufite, reba ukungana. Mu Rwanda hari ahantu hitwa kuri rwa urahazi? Oya ntabwo mashaka. Hari ahitwa kuri mbwe kumbwe urahazi? Ntaho. Acha habari zako rero. Ubwo rero ujye vanga umurukire, urumva na amateka mu Rukiga. Ariko icyo Rukiga haba hahari kandi hazwi, kandi nzi ko mwise nta Rukiga rubayo. Nguko utazi kuri mbwe uri mu Rwanda, niko hari n'Umwisirayeli wasaga mu Rukiga nawe atahazi ariko atuye hafi yawo. Se kuri mbwe sana muri ariko nyamara ariko tugiye mu byanditswe byera twasanga kenshi wasanga biri ahubwo yaranditswe n'abantu bari mu Rwanda. Arya wavuze ngo harimo no kurusoma umuhanditsi no ngurira nk'amazi yo kurusoma musomye yani birimo. Ariko ndirenge munduka usibye no kuvuga munduka se muri Bibiliya birimo munduka uko kwa Isaac. Oya urumva munduka nta birimo, kurusoma birimo, hari imisozi ikiga birimo, hari uturere nisanga munduga harimo muri Bibiliya. Nzemera ibyo byose ko aba bose harimo munduga. Cyaje wabibonye namaze gusoma harimo wabonye kuri YouTube bavuga ngo Adamu na Eva bari batuye munduga. Tuve ku bya Adamu na Eva bo mu Rwanda, urumva nge ndakubwira amaverse nasoma ngeze muri 4 n'atanu hari ngira ngo avuga imisozi yo mu Rwanda, avuga n'amazina yo mu Rwanda. Urukujyuma neza aho nzi ni ku Rusumo n'Urukiga, ibintu ze kubimbya hari n'ahandi he kutahavuga se hitwa ngo ibyo bigasobanura ko zabiganiro buta none se ibyo bigasobanura ko ibintu byose ari byo mu Rwanda. Ariko kandi twaranavuze nakwiye ko hari umuntu wabonye kuri YouTube, ntabwo nongeye kureba amazina ye, umushakashatsi uvuga ko isi yose ikomoka mu Rwanda, ko ari impamvu rwise u Rwanda biva ku ijambo kwanda, aba ari kwaguka, kurwagutse rukarenga iyo. Avuga ibihugu byo muri Central Africa ubu byagiye bihangwa n'Abanyarwanda, bavuga ibice byinshi byo muri Congo byagiye hagwa hari abiti Buhunde, hose bakavuga bagiye babihanga. Uziko hari nitwa za Kinigi na byose abisoma ko bihangwa n'Abanyarwanda. Ntabwo ronje nawe twabyemeje ngo ni ndimo akora ibitabo, arimo arandika ibitabo birahari bizasomwa kandi abantu bazareba ubushakashatsi kandi n'abadukurikira bajye batubwira ariko bumva aribyo twavuze bajye bakora research barebe. Ariko iyo bavuga amateka bavuga ko ingobyi ya Edeni yari iri hariya muri Nyungwe, bakavuga ko Edeni yagendaga igafata ku Burundi, igafata ku mbese iyo Edeni yari nini ariko n'ingobyi nyirizina. Ubwo nuvuga ko Kayini yiciye Abeli. Kayini yiciye bari bavuye muri Edeni, ubwo yabaramwiciye mu Rwanda ariko ibyo ntabwo mbizi kwicana utangiye kuzana rero wakubaza n'ibyo kwinjiza ozese rero ibi narega ubundi iyobokamana naryo ifite urujijo rwinshi. Simpamya ko dufite cyangwa tuzi ibiduhagije. Ibyo wakwibaza gusa kimwe cyo nuko Paulo avuze ngo tumenyaho agace, ubwo twamenye ko Imana ihari, tukemera ko Kristo yaje agapfira ibyaha byacu, akahambwa ku bwacu, akazuka ku bwacu, akaba azagaruka ku bwacu. Tugumana ibyo, twijyanira ibyo, nitujya hirya tugatetse byose. Ubwo hari aho umwanditsi umwe wanditse ngo
ibintu by'ubutatu bw'Imana byo bugaturi kwavuga ubutatu butagatifu twe tuvuga ubutatu bwera ngo umuntu uzifuza kubimenya nk'uko biri asara atari yabigeraho. Mwumvise neza tuvanga Imana data wa twese, Imana umwuka wera. Hari igihe bakwiye ngo ngwino uvuga ngo Imana data, Imana umwana, Imana umwuka, ngo uravuze Imana eshatu. Muvuga ngo Imana data wa twese, Imana n'umwuka wera. Batese ni iki gikomeye kuruta ikindi? Wareba Yesu abatizwa ugasanga ngo umwuka wera yaramumanukiye. Uwo ni umwana. Umwana arabatijwe, umwuka mugwa ku bitugu, Imana ivugira mu ijuru ngo uwo ni umwana nkora nkwe. Byandi bavuga ko ari bitatu, noneho byavugiye rimwe, byagaragariye rimwe, birakora, biravuga. Ikinyabubasha kimwe cyitwa mwana kiri kubatizwa, icyitwa umwuka wera baje kwigisha ubutatu. Reka ndetse ndamuzi. Oya ntabwo mbuzi tukuganiranye nawe, ntabwo ndi kwigisha ubutatu. Nahize ko ushaka kwigisha ubutatu. Kandi kibi cya wowe utuma tutanafata nagushakira shehe umugabo ibyo bintu wowe utuma tudavuga ngo tugane. Ubu twari dushatse kwivugira ngo nimona bibaye muzarame murebe. Twese kugira ngo bibaye twari tuba ibiba twambo ry'Imana nanarisomye. Ariko reka tugaruke muri ibyo biba wavuze ku kigendanye n'amatorero wakivuzeho. Reka twivugire kuntu mu matorero hagati dushingiye ku bikorwa n'ibivugwa. Siko bimeze? Yes. Muri aya matorero yacu, nimvuga amatorero yacu ubwo na yacu na yanyarimwo yose bimeze bitemwo ndani birimo birakorwa nkuko Imana ishaka. Hako nawe rero uko kurabasa mbasi byo mu rusengero ngaka. Ubundi tusanzwe tuzi neza yuko iyo bagiye kwimura umukozi bagashiraho undi, reka duhere kuri icyo ngicyo, uwo wakuriye ari uza akavuga ati mbazaniye umuntu umeze gutya, akamusobanuraho, yarangiza akavuga ati niwe uhawe inshingano ahangaha, uyu wari uhari mujyanye ahandi. Siko imeze? Yego. Niko tuzi ko abakozi basimburanwaga. Yego. None ni gute umuntu yidumbagatanya akaza akinjira mu rusengero, uwo hasanze akaba ari umupresenta, kandi uwo hasanze navuga aho agiye. Aha niho nabanje kukubwira n'impamvu wanciyemo gutuma bitagenda neza. Ni icyo kiri mu byo navuze ngo nimubona bibaye. Nuvuga ngo ni ibintu biri kuba ubura igisobanuro. Ariko mbere yuko tugeraho twagiye twibukiranye ko abo bantu uyu munsi mbare ntugende uvuga amazina y'amatoro n'amazina y'abanaka. Ubivugira tubivuge. Ubusanzwe mu minsi yashize hafi aha babandi dukunze kuvugaho bahawe inzandiko. Wanze utarabimenye? Narabimenye. Nyuma yuko bahabwa urwandiko urubahakonje ntayo basabye. Urarwibuka? Bawe kanaka nako rwavuga ngo njye pastori kanaka nsabye konje y'iminsi 8. Aho wambwiye ati nta konje nasabye, sinize nyisaba, urwandiko rwansanze aha mu nzu ndusinyaho ko nyisabye ruragenda. Nyuma rero konje yararangiye barakomeza aho bari barakora twara bisengero zifunze, bafite aho bahungiye nabo zidafunze. Mu cyumweru gishize rero bahabwa urundi rwandiko ruvuga ngo titiri ivuga ngo impamvu integuza yo gusubika yo gusesa amasezerano wagiranye n'iritorero niri, nk'uko ubizi nawe kuko utujuje ibisabwa n'iryo torero ngo umuyobozi. Umvise neza? Ndakumva rwose. Kandi ikibazo wambaje ndakizi ndi kucyegera ubu ngubu ntugire ikibazo. Ubundi kondisiyo ku kintu cyose zahozeho. Ubonye handi batoranya umuntu wo gusimbura Yuda, cyangwa batoranya abadiyakoni ba mbere, ikintu cy'umunyangamugayo nticyakiburamo. Noneho abadiyakoni uko bameze gutyo byahozeho, ariko ubu noneho kondisiyo yo kuba ufite impamyabumenyi ni mu rwego rwa lisansi. Ndi danje n'ibwije. Iyo bavuze ngo kubera ko tuzuze ibisabwa, nuvuga ngo abo bantu nabatarize kaminuza. Uburyo kondisiyo igezweho abagabo barazifata. Mu cyumweru twasoje hafi hariya rwose. Akora impamvu yo gukoresha abaswa, tugomba gukoresha abantu bize basaba ibisobanuro. Umuswa ni muntu ki? Umuswa wabuze icyari. Agakantu abantu bagatekerejeho, bavuze ko umwuka wera ari bahinduye umuswa, kuko niwe wakoraga imirimo mu itorero.
ariko ubundi wari uzi ko kakubwira akantu gakomeye abantu bize ntibaze kundeba nabi, wari uzi ko umuntu wese aba afite ubuswa n'ubuhanga byose umuntu aba abifite abitswe muri we. none se iyo dogiteri yize gukura amenyo akabyiga akabimetiriza akabaza iryinyo n'ibirigize n'uko rireshya n'uko riteye n'uko n'iribyangiza akaba arabizi mu mutwe we, ariko burya ntabwo azi kuvura ijisho. Burya ku jisho ni umuswa pire, wabyumvise? Burya ku jisho ni umuswa ariko mubi, ku buryo umubaje uko ijisho riteye wagira ngo ni ikigo uri kubaza. Yize iryinyo, buriya hari abaganga bazi kuvura indwara z'abagore babyize, ariko kujya avuga ati uyu mugore imyanya biteye itya, ariko iz'abagabo ni umuswa ruharwa. Umuntu wese rero uvuga ngo ubu hari ibintu ntazi, ubwo ushatse kuvuga iki? nshatse kuvuga ko umuntu nta muswa nta n'umunyabwenge, buri wese afite ushatse kuvuga ko biga bike ibindi batabizi. Bandi magambo nabaswa ntabwo ari abaswa ko mutera hamwe n'umuswa. Umusaza yavuze ngo ngwinjirize nizize n'ibyawe we, ariko ibi mvuga nakurindaga kujya uvuga wenda ngo baramaze gukoresha abaswa. Abo bazazana hari ibintu bazaba barize, none se abo bazakoresha bazaba barize kuvura. ariko akubwira akantu gatoya, urabizi ko wenda nubwo amashuri twiza aciriritse, ni wowe wiza kigera ayo nize nta gaciriritse, ariko twarayize. Ni wowe wiza aciriritse nje nta gaciriritse. Ubwo uzi ko ndabyo ngiye kuvuga, urabyibuka mu kanya. abo nshaka kuvuga ni iki? Nuko iyo umwuka yatuzagaho, uko twabaga tumeze imbere y'abakiristo turi kubwiriza ubutumwa bwiza, uzi ko imyifato n'imivugire byose twagiye mu ishuri akaba ibyo twiga, nk'uko umwuka yabitu. Uretse ko nyine ikiyongereho ni amateka, kana kavuka ngaha kana kayo, ariko ntirenganya witonda. Ariko umwuka uroza kuvanga ibintu bitavangika ngo bikunde. Umwuka azi uko akaza nk'umwuka akajya aho ashaka, ariko uwize yarize nyine. Umwuka ni mu buryo bw'umwuka bitagaragara, kuko niyo yaje ntabwo ubona azi. Ntabwo navuga ngo dore ngo amujongo ngo uri yaraje, ariko kwiga ko n'ukwiga. Wize mu ishuri wandika ku kibaho, ufite diplome. Ntawe ugira diplome ko yuzuye umwuka wera, iyo ntayibaho. Ntawe ugaragaza ikimenyetso ko avuga mu ndimi, ntabibaho. mbona babisobanya ugasanga abari kwiga rero aho byari byose wavuga ibyo twari turiho. Abo basazana abo ibyo bari kwiga ari teoloji hari i Masaka muri ya kaminuza, ntabwo bari kwiga kuvura. Bazaba ari abaswa mu kuvura, abaswa ariko ruharwa, kuko bari kwiga teoloji. Ntabwo bazaba bazi ibyo guhinga by'ibidukikije. Uwize ibidukikije nawe ntazi teoloji, ubwo ni umuswa muri teoloji. Buri muntu afite izo mpande zombi. Ubu hari ibyo mbere y'umuhanga, hari ikintu nakwira iki ndakizi sana, ariko hari ikintu ndi umuswa. Mbese unatera umuntu urushinge? Mu gutera urushinge ndi umuswa wampa nk'amazera abiri. Sinzi uko rufatwa, sinzi uko rushyirwamo umuti, sinzi ingano yarwo, sinzi naho bapfumura. Ushobora kurujumbura n'umuntu akaba yagira n'ikibazo, ariko hari umuntu w'umuhanga mu gutera urushinge. Muri make rero buri wese aba afite uruhande rw'ubuswa. Twese dukwiye kubahana ubundi ku isi, buri wese. Ubundi bavuga ngo buri wese afite icyo arusha undi. Ntubona ko undusha ibiro, ariko nanjye nkurusha kunanuka. Kugira ngo mbone ibiro byawe byangora nakwihakuye, ariko kugira ngo nawe ugire nk'ibyanjye byakugora. Twubahane, hari icyo undusha, hari icyo nkurusha. ahubwo kandi twubahane, hari icyo undusha, hari icyo nkurusha. Hari uwo nabonye ahantu rero sasa, araza mbese yigize gagasi, bamwereka aho yicara hanga, ati ntabwo ari ahandi yicara hanga, bati ngwino usuze iteraniro, atera haleluya, habone kuba ngo nitwa reka da. Mbese ibintu byose yari yabimefi, ntabwo arahura n'igihe. Wowe uracece kuti igihe muzahura n'igihe. Hari igihe yigize kujya abaterime mu Rwanda kera, niba ubyibuka, ariko ntuvugeho byinshi. Iyo umuntu wazaga akubwira ngo uzi icondo ico mwa, uzi icondo ico, iyo mvugo yigize kubaho. Ariko igihe unibukije umuntu yagiye kuba gutyo, ngo abwira undi ngo uzi icondo ico, aravuga ngo ico ntazi. Hanyuma rero twigarukire rero, nimubona bibaye no twahereye twavuga ngo nimubona ibyo byo byabo bakuze uvuga guhabwa urwandiko rukubwira ngo uru ni uruguteguza ko ruguhaye iminsi 30 witegura gusesa amasezerano wagiranye n'akanaka. Ubundi hari igihe bavuga ko bibikwa n'Imana
bashyirwaho n'Imana, bajya kwimika bagatanga itangazo ngo abantu basenge ngo Imana itoranye umukozi, ariko none hari kuza ko ari ugusesa amasezerano wagiranye. Niho nize kukubwira nirenganya wibuke, njye narakubwiye nti abantu nibemere ko ari abakozi b'itorero atari abakozi b'Imana. Urangarukiye sibyo ariko rivuga ngo urufatiro rw'Imana cyangwa ngo baze ko Uwiteka azabe ndabizi rwose mu Rwanda kubwanse na Petero ko ndeba aba yarazi batangiye kugenda bamucika. Abo yarazi babwirwa n'iki wowe Uwiteka abazi urabazi wowe abazi arabazi kandi ngo yaravuze ngo intama ze ngo azifashe mu kiganza kandi nta wazivuvunuramo. Abazi rero wowe uzi abandi mwirirwa nawe uzaho mukorana, uzaho mwasengewe rimwe, uzaho mufatanya protokole, ariko abe urufatiro rwe ruhagaze rwose Uwiteka azabe. Ukanavuga ngo abantu bazavuga ngo ibuye ryanditsweho izina ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Uvuga ngo ntabwo uzamenya izina mpawe, ni nze abandizi gusa. Hanyuma rero abantu bahabwa urwandiko rubabwira ko bazasesa amasezerano iminsi 30. Mu gihe bayitegereje rero baratungurwa. Taho ejo ku cyumweru ntabwo nzi bari hose, ariko hamwe na hamwe abantu bagomba kujya kuhayobora babandi bahawe inzandiko bose. Ejo benshi barasimbuwe, ntabwo nzi bari bose, ariko barasimbuwe. Kuri icyo wari uvuze rero nanjye nzi ahantu byabaye, ariko ntitubavuge. Cyakoze rero hari n'ibintu ubura uko usobanura rwose bashumba bacu rwose, hari ibyo muri kujya mukora rwose nakabibura icyerekezo rwose. Nimugerageze namwe mugerageze sinawe kuko umuntu agiye ku rusengero aho yoherejwe kuyobora niwe wijyanye ubwe, ahasanze uwo agomba gusimbura. Koko uwo agomba gusimbura niwe umwakiriye, niwe umuperezanse mu iteraniro, akanavuga ati njyewe ntabwo nyiri umuyobozi hano, ariko sinirukanwe nta cyaha mfite, ahubwo nuko ntujuje ibisabwa. None rero uyu niwe ubyujuje, niwe uje kunsimbura, nyamara mumwakire mumwishimire rwose, uyaje kunsimbura. Nibi koko ariko Paul irabyaza avuga ngo ukuri dusubiyemo aba ariko dukurikiza. Nibi navyo ngo nimona bibaye rero musubura nimona bitangiye kuza bicuvanze bicuritse ibintu bitambitse bihengamye. Umuntu yababwiye ngo ikintu cyose cyakorwaga Yesu adashaka kimaze imyaka 40 gikorwa, ukagira ngo ubu Yesu uyu munsi nibwaje. Uzi ko umuntu abivuga ngo Yesu nibwaje, ngo cyongera kugira ni 5 ngo gikorwa ngo kandi Yesu atagishaka. Ikintu kimaze imyaka 45 gikorwa mu itorero Yesu avugiyemo, Yesu akoreramo, ariko atagishaka akakihorera 45 ubu nibwo aje kugikuramo. Yesu agiye kuza. None se iki cyubu Yesu aragishaka cyo kugira ngo yewe ndabwiye abantu nyambagiye ntabwo nzapfa nzumva impanda. Baraseka ubona Yesu atagiye kuza, nyamara tuzumva impanda. Dushingiye kuri korwa, dushingiye ku myuzu, ku matsiname turi kumva, dushingiye guhamagana n'ibijye mu matorero n'imiryango, Yesu agiye kuza nyamara. Ubu ngubu uzi impamvu kamubwira akantu abantu benshi batajya batekereza. Uzi impamvu ari itorero, iri torero ryanjye nawe dusengeramo, ahantu ibibanza byaho byose byafashwe cyangwa guhagarara utubanza duto hose, ugasanga insengero zisinitse mu ngo, bagasengera Kanyarugenge imbere na mbere ukuntu kanganaga, ahantu hagiye hafatwa n'abamisiyoneri kera bose, hagarutwa burya ngo nuko agabazi ko Yesu araze ejo. Bagari kuri mama natwe bazabakiriho ngo araje ngo tujyane hamwe nabo twumva impanda. Ababirira byose barapfuye bose. Ariko impanda izavuga ko yanganya n'uyumva rero. Amin. Zaguhamagara. Tuzakuruhure kuri. Wowe nari ngenza. Inyumba zaguhamagara. Nzana yumvise imbere yawe. Hari abantu ngo bavuganiriye. Bo tuganira hanarika kandi natwe biraturuhura. Hari abantu ngo baganiriye abacu nyine, abacu nyine uzubamenye. Ngo atari ngo barakundanaga cyane. Nzojya mbamenya. Ati muri twebwe umuntu uzopfa mbere akaja mu ijuru azamabonekera mugenzi we amubwira uko mu ijuru hameze. Ngo barabirehere bahana ibigazi nuko asiyanje ababonekera. Bukeye kwiraga uwacu nyine umwe barapfuye. Mugenzi we akaba zisezerano bagiranye araza tu ngagahora genda mu nzira yikanga genda aca imyaka 3 atari yaza. Ngo araraka bati nasezeranye n'umuswa ko yumva acitse twatambwiye ubariye koko abyibuka cyane hasi imyaka 3 koko gonda aramubonekera ahita aramubonekera rero waho nabwo ntiyishima amutura umuji ubu koko ibisiko ngiye twavuganye iki
kawe ko ukigerayo ga woza nyine ukambwira nkama nitegura nawe imyaka avuga ati koko ati oya rwose nkunda muratereka umugenzi wanjye niki kanone ikubaye ukungezeyo nsanga bari kubaremba karimbo kagufi kariko ni kayimbo kafupi sana ndategera ngo karangiye namyenza uko niho karangiye nyine kumbe nabaza imyaka ari myaka wa undi wari imyaka 3 undi we ngo ageze asanga bari kwimba karimbo we nibwo akigerayo nibwo akikandagirayo none ngo asanga bakarimbo ngo kagufi cyane ngo karikeze ngo arinde ngo karangiye kabitanza uko niho karangiye ngo karangiye nanango uzumva impanda gusanga naje zayumva none rero ngo niba ibyo byose rero by'ibintu bitwitse tambitse nimubona bibaye muzura amaso yanyu mw'ijoro tarwa kwandika kuri hafi mbese bivuga ngo muzarushaho gusenga no kuba amaso muhanga amaso ku ijuru kuko bose reka nkubwire gufata umuntu yari nko mu nzego za leta ariko igitifu akagara agiye gusimbura undi akagenda akamusanga mu biratereganje ko gusimbura umuntu unyohereza kuyobora uvuga ko kubwira umuntu wasanze ukamwira kugwandika rukwereza nyine kuyobora aho ngaho kintu bacyuvugo ese nukuru bareba iyo bambwira nanjye nkamuherekeza bakamubwira bashira nimba bangwise yacu yahindutse mbiyo ngo n'abayituye n'abarahindutse ngo amasamba arahinduka amatunga arahinduka ibintu biracitse ubwo n'ibiti byarahindutse n'amabuye byose byarahindutse n'inzira zarahindutse n'imihanda yarahindutse kubera umuntu wanduje isi oya imihanda yarahindutse itari irimo kaburimbo agiye mu kaburimbo n'ijyamo amabuye n'inzira zarahindutse rero mu by'ukuri mu bari gufata n'umudiyakoni usanzwe ngo tuguhaye ububasha genda ugere ujyana ubutumwa buvuga ngo uhagarara uvuge ngo natumwe kubabwira ko bimeze gutya ariko usimbura niwe uza akakirwa n'uwasimbura akamwakira akamuperezanta ko ari usimbuye koko wajya no gukabya n'ukuri rwose ari igihe muturenganya ngo turi kuvuga nabi turasebya itorero turavuga ibigambo ariko mu by'ukuri ntimuzice gitera muzareka ibimute nimusanga navuze nabi muzareba icyanteye kuvuga nabi ntabwo ari byo mwari gufata n'umudiyakoni umukamuha ubutware iyo umuntu ahawe ubutware intumwa ntiyicwa yari kugenda akomeye ariko umuntu wese aho agiye akagenda hari umujyanye yagera kuvuga ngo mpagaze mu izina rya naka niyo wantumye ngo mbamenyeshe ko uyu muntu naka katugane ku musozo umuntu aje kunsimbura ni nanjye ndamwakira umuperezante mbwira itorero ngo nguyu uje kunsimbura ubwo se avuye yohejwe nandese uzatubwira batwumva ibyo turi kubona ntabwo twigeze tubibona ni ubwa mbere turi kubibona niyo mpamvu bigutera kuvuga ariko kandi nimba ariko ubwo ni ibigendanye n'ibishya nuko umuntu azajya yijyana ni ukwijyana ibyo baba bari kuvuga arijyanye n'ibindi ni ukwijyana si ubwo ubundi nk'aho hantu ariko rero ntabwo twanabarenganya kuko ibibazo ni bakeya niyo mpamvu rero kandi bafite imirimo myinshi bagomba gukora bagomba kwijyana si bo bari kwigira bake ariko baranize si bo bari kwigira bake barize ariko ntabwo bize administration na protocole simba pize mwo kagira abana nzi ko mwiza rutayange ariko iki ntaga ejo narakibonye ngewe ntaga ari icyo mbwirwa ntaga ari amakuru nahawe nanjye nari impari ibyo bintu ntabwo ari byo kugira ngo umuntu yijyane yakirwe n'ubashe gusimbura abwira iteraniro ngo ngewe ntabwo nkiri umuyobozi wanyu ariko sinirukanwe nta cyaha nakoze nta kibazo kirimo nuko ntujuje ibisabwa ibyo si wowe wakabyivugiye reka tuvuga duteba ngo ziraziritse cyangwa se kwizera Valens aranenga ibiri gukorwa na DPR yawe aranenga ariko kandi nanone arabafite ibyo banenga nge ntabyo nakubwiye nenga wimbeshyera kandi mpibereye kandi warabonye ibitameze neza nenze ikintu cyabaye ejo wowe uravuze ngo ndi kunenga ibikorwa ngo n'itoro rya DPR itoro rya DPR ririgisha ndi kunenga kwigisha rirasezeranye ndi kubinenga rirashyingura ndi kubinenga yawe rirubaka abavuye n'abandi banenga reka bajye muri comment bandike ibyo banenga nabo nge ikintu nanenze ni icyabaye ejo nicyo cyonyine nanjye nicyo navuze ni ntabwo wowe uravuze ngo ndanenga ngo ibikorwa na DPR asoze wowe ngo byabaye iwanyu byabaye ahandi ariko kandi nenganya ushobora byabaye iwanyu byabaye ahandi ura umucece kumvugire urumva wahe ariko no barabibonye urumva bahinduka umunwa wanjye nge ngubwiye ko namenye ahantu ejo cyangwa nabonye ahantu aho ndabyibonera ntabwo ari amakuru bampaye narabyiboneye uje gusimbura yakirwa n'uwaje gusimbura aba ari nawe umuperezida mu iteraniro ati uje kunsimbura yaranavuze ati babandi mu telefone amumugirira ibibazo nzajya mbohereza kuri uyu
ati kuko ntimurita mumenyera aka kanya ufatana nomero z'ahubwo ngo birangirire aho ngaho bajya mu telefone mbahuze n'uyu muyobozi urumva ko yavuze neza rwose yagombaga kuyiperezanta agataha inomero ze ize zikajya bakazirejisita cyabaye kwari ukwakira umuyobozi mushya nta rindi jambo nawe yavuze buriya ku cyumweru buriya agiye gushyiraho inama uko byagenda kose abo ngabo bajyanama batangire kubaha nimero no ku cyumweru azitange kandi iyo bazitanga ntibizatuma batavugisha n'ubu bari bamenyereye hari n'ubutabyitaho yavuze ati rero uzajya mpamagara nzajya mworiyanta kuri uyu niwe muyobozi rero kugira ngo bivugwe n'uje gusimbura ariko ikibazo si ayo magambo ndi kuvuga ndavuga kuri iyo protocole kuba wowe ntirenganyije kumusimbura iyo protocole yakozwe nabi mane bari gufata n'umudiyakoni bakamuha ubutware baravuga akozwe umudiyakoni yemerewe kubatiza ariko w'iryo jambo umudiyakoni ajya afite ijambo ko bizowe impamvu atarifite iyo arihawe ararigira uretse nawe urihawe wese ararigira ariko uzi ko ingoma umudiyakoni adafite ijambo ararifite cyangwa ntarifite ugomba kuba uri guhe yari guha arihabwe nandese kandi sawa nanjye bivuga ngo bakarimuhaye iyo bagufata bakarimuha bakamuha ubutware ngo jyana kanaka ariko bavandimwe uribaza kugira ngo umupasori yikore bamwohereje kuyobora yafite n'urwandiko arumwereka ati dore urwandiko runyohereza hano ibyo si yari kubyikorera rero byari gukorwa n'undi wa n'umwe nibyo bizaza yakora impapuro ari ibyo ngibyo by'abize rero katugane ku musozo tubwiye abatwumva ngo nimba nawe ufite ibyo wabonye bitakunejeje cyangwa se ibyo wumvishije bitari byiza andika muri komenti tubisesengure kugira ngo birashoboka ko abayikora bakwikosora ndumva naricyo navuga Imana ibaho umugisha kandi bibuke kibuga dukorera subscribe bakore share na comment ngo mwene data yaravuze na like harya hari akantu kose ufite naho ugakoraho n'uburyo bwo kuduteza imbere n'uburyo bwo kudufasha turabigusabye bidufashemo natwe twigira imbere nk'izindi channel zose uze biracyashoboka kandi hamwe namwe birashoboka mwakoze no kudukurikira dusa n'abaganiriye wenda twafashe sijanya ngo tuganire kuri iyi niyi ariko nidukora ejo bundi cyangwa twagikora ikindi kiganiro tuzabakorera ibyo mushaka mujye mutubwira ibyo mwumva mwifuza twaganira muduha amakuru ibyo dusesengura mu biduhe cyane cyane birebana n'amatorero n'amadini no muri Bibiliya no mu nsengero n'ibyo twibandaho cyane cyane hanini murakoze rero Imana umugisha ariko tubibutse ko mugomba kubura amaso bakara mu ijuru cyangwa se nimba ari hejuru ntabwo mbizi ariko biravuze ngo muzobore imitwe yanyu nuko muzararame mwubure imitwe yanyu ariko ni muhomore ngo fatiro rw'Imana cyangwa bose ngo Uwiteka azabe Imana bamugisha mu izina rya Yesu amen senga Imana basengera Mana igira neza y'urukundo imbazi n'ubuntu butagira akagero uhimbazwe ni wowe nyiri byose n'ufite itangiriro n'iherezo rya buri kintu kandi ngo uhagaze ku itangiriro uvuga ibyo kwiherezo waravugiye ngo niwe waremye niwe washyizeho niwe ukuraho niwe ushyiraho abantu bakora uko bashaka nuko babyumva ariko hejuru hari imbaraga zawe data nizo twizeye nizo twiringiye nizo ibyo abantu bakora byose turabyakira nk'ibyo abantu ariko nawe hari ibyo ukora kandi iyo ukoze icyo ukoze urakirema ukagikomeza uhabwa icyubahiro urakoze Mana rero waduhaye umwuka uduha ngo tuvuge turagana mwene data kandi ikiganiro cyacu hari abari bucyumve nabo bafashe bakora ibitangaza muri byose udushoze kurira amaso mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo udushoze kurinda ibisige bigiye gupfa dushoze kuba amaso mwami no kubira mu ijuru wakoze kudufata ikiganiro giherekeze kigire ubwiza gishimisha bacyumva kandi utwagurira imbago umurengezi ubikorere kwiyuhisha mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen amen Imana umugisha telefone zacu yaba iza Shalom TV cyangwa se kwizera Ziraziritse TV Imana ibaho umugisha amen